Yo Killaman noneho ibintu byamucanze. Killaman ibintu byamubanye ibindi. Killaman noneho ntagazi ikintu arakora wenda ngaba yakomveka Queen areke kuba yirukanka mu bintu by'ubukwe. Ese man Killaman niba mara kumuvumbura kari wewe Jemus, murabona Killaman bazamwakira ute? Ese urabona Queen azemera akamuha urukundo nka Jemus cyangwa se azemera amuha urukundo nka Killaman? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga iri kugenda ifata indi ntera. Murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu iri kugana ari ahantu heza cyane, kandi murabizi ko byose tuba turi gukora umunsi ku munsi mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko mwe mudahari nitwe aba turi hano ngo tube tubagezaho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Guys, ese utekereza ko Queen azemera agaha Killaman urukundo bagakundana? Ese ubona Queen azemerera Killaman akamubera umugore? Guys, ese ibaze Queen namara kumenya neza ko Killaman birirwana ndetse bakorana ibintu byari byo byose, akamenya ko ari we Jemus, ese ubona Queen we azabyakira ute? Guys, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe hano kuri Venke Empire. Niba uri umukunzi w'Ibanga, icyo umusaba no kugira ngo uyatange ibitekerezo byawe ubundi umbwire ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, Queen ubona azihanganira kumenya amakuru ko Killaman birirwana ari we Jemus? Ese ubona Queen icyo kintu azapfa kugihanganira akababarira Killaman bakomeza gukundana? Ese Killaman we azabihingutse ute abibwire Queen kari we Jemus? Ese guys, urabona Killaman bizapfa kumukundira kugira ngo abe yatobora avuge ko ari we Jemus? Guys, biragoye ndetse Killaman biramukomereye kugira ngo abe yatobora avuga ijambo kari we Jemus. Killaman biramukomereye kugira ngo abe yatobora avuge ko ibintu byose akora ndetse n'ibintu byose yakoreye Queen ari we wabikoze muri rindi zina rya Jemus. Guys, nibura umukunzi w'Ibanga woda gusaba kugira ngo nubere kuri episode kurikira filime yacu Ibanga cyangwa se bende essential yose filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe ko noneho twabonye Nyambo yakamejeje, Nyambo ko twabonye ko yariye umwanda, Nyambo ashaka kugira ngo akore buri kimwe cyose kugira ngo abone ukuntu yabona Niyori, kandi Nyambo turabizi ukuntu akunda Niyori, buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yabona ukuntu afasha Niyori. Ese guys, urabona ko Nyambo araza kuba yashakisha Niyori mpaka mubonye? Ese guys, urabona ko birakundo ko Nyambo yajya i Kigali agashakisha Niyori akamubona? Guys, turabizi ko Ive ari kumuhishira, turabizi ko Ive adashaka ko Nyambo yaziwe ngo babane, kubera ko Ive azi neza ko Niyori ubu ngubu bari kubana mu rugo rumwe. Turabizi ko Ive adashaka ko Nyambo babana ahantu hamwe. Ese guys, Nyambo namara kuvumbura kuno kuri kose ko Ive ari ubiri inyuma kugira ngo Niyori abe yabura, ese ubona Ive azaba agifite ijambo muri Gasharo? Guys, turabizi ko Ive nubwo buri kimwe cyose akora nawe kugira ngo abe yabona ukuntu atsindira Nyambo, ariko akabinyuza mu nzira mbi. Turabizi ko Ive abashakisha uburyo yatsindira Nyambo, ariko inzira binyuzamo ntago yemewe. Turabizi ko Ive buri kimwe cyose agikora kugira ngo abe yareba niba yatsindira urukundo rwa Nyambo, ariko abikora ahubutse. Ese guys, ubona Ive atarikorera igishano? Ese ubona Ive igikorwa yakoze ari igikorwa cyamuhesha urukundo rwa Nyambo? Guys, turabizi ko Ive yahemutse, turabizi ko Ive ari umuhemo, turabizi ko Ive ibintu yakoze adakwiye kuba yababarirwa. Turabizi ko Ive kugira ngo ababarirwe bizava kure. Ese guys, ubona bishoboka ko Ive bazageraho bakamuha imbabazi? Ese ubona Ive bikwiriye ko bamubabarira ndetse ibikorwa byose byakoreye Niyori
bakabyirengagiza. Guys, biragoye ko Ive ishano yikoreye azaricika amahoro. Biragoye ko Ive igikorwa yakoze cyo kuba yafata Niyori akamushimuta ndetse akamutandukanya n'abantu bakunda. Biragoye ko Ive nibamara kumenya ukuri kose kubiri inyuma, akamenya ko Ive ibi byose ari we wabikoze, biragoye ko Ive bamuha imbabazi. Guys, niba uri umukunzi w'ibanga wowe, ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe n'ubundi wambwira ukuntu bawimva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, Nyambo urabona azapfa kubabarira Ive mu gihe azaba yamenyeje ukuri kose? Ese ubona Nyambo azabona Niyori byihuse? Guys, turabizi ko Nyambo yamaramaje mu kuba yashakisha Niyori byanga byakunda. Turabizi ko Nyambo yamaramaje mu kuba yashakisha Niyori uko byagenda kose mpaka mubonye, kandi turabizi uburyo Nyambo yemeramo Niyori ku buryo buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yabona uburyo yagera kuri Niyori. Turabizi ko Nyambo yemera Niyori byadanje ku buryo n'ikiguzi byamusaba cyose yagitanga kugira ngo abone amakuru ya Niyori y'ahantu ari. Guys, niba uri umukunzi w'ibanga nawe, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe no kuri Venke Empire kugira ngo tujye dukomeza tugendana muri ibikorwa byose tuba turukagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'intwari hano kuri Venke Empire, murabizi ko ibikorwa byose ari mwebwe tuba turi gukorera. Ese guys, utekereza iki mu gihe Niyori yabonetse? Ese utekereza iki mu gihe Niyori bamaze kumenya amakuru ko abana na Ive? Ese utekereza ko nibamara kumenya amakuru yose ko Niyori abana na Ive, utekereza ko Ive azongera kubaho yishimye? Turabizi ko Ive igiturage cyose cya Gasharu nta n'umuntu n'umwe uzongera kumuvugira neza. Turabizi ko Ive twari tumuzi muri Gasharu nk'ahari umuntu w'inyangamugayo. Turabizi ko muri Gasharu azahita atandukana n'abantu bari bo bose bo yigeze kumenyana nabo. Turabizi ko Ive azahita bigicibwa muri Gasharu. Guys, niba uri umukunzi w'ibanga rero, icyo ngusaba ni uko bakora subscribe no kuri Venke Empire kugira ngo tube twajyana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'intwari hano kuri Venke Empire, kandi murabizi ukuntu muri ab'agaciro kuri Miss Nyambo. Ese guys, wowe utekereje ko ubu ngubu tuvugana Niyori yamaze guhura na Queen ndetse banabaye n'inshuti, utekereza ko Queen yapfa kuvumbura kuri atari Killaman usibye imivugire n'imigendere ndetse n'imirebere? Ese guys, ubona Niyori amaze kumenya ubwenge, ubona atabaho neza muri Gasharu? Ese ubona Niyori amaze kumenya neza ko hari undi muntu gwamugani basa ndetse undi muntu banavuga kimwe ndetse banavuka ahantu hamwe? Ese guys, ubona Niyori atabona ukuntu abaho? Ese guys, Ive murabona azava mu cyaro agasanga Niyori ukuntu yamusize ariko ameze? Ese ubona Ive nava mu cyaro azasanga Niyori mu mujyi ndetse akamusanga ahantu yamusize? Guys, turabizi ko Niyori nawe adakunda kwicara ahantu hamwe. Turabizi ko Niyori nawe ikintu cyo kwicara ahantu hamwe ngatuze, turabizi ko icyo kintu kidapfa gushoboka. Niyori turabizi ko ataguma mu nzu imwe ngo bikunde. Ese guys, Niyori najya hanze agasohoka hanze agahura na Papa Killaman, ese guys, ubona Papa Killaman yamukorera iki? Ese Niyori asohotse agahura na Mama Killaman we, ubona byagenze ute? Ese Niyori asohotse akongera agahura na Queen cyangwa se na Soso, ese ubona Niyori byabifata ute? Guys, wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe no kuri Venke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga. Icya kabiri ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga kugira ngo tujye tuhorana tugendana mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Ese guys, utekereza iki kuri Killaman? Ese utekereza iki kuri Queen? Guys, ntabwo atindiye rero kongera duhure ku indi episode ikurikira filime yacu Ibanga, turebera hamwe ubukwe bwa Killaman ndetse na Queen uburyo buzagendamo, ndetse n'uburyo Nyambo agiye kuba yashakisha Niyori nimba azamubona cyangwa se nimba atazamubona. Guys, rero kongera duhure ku indi episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari.